Byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show nawe turakora subscribe iki ni gihe cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndashimira umunyarwanda wese wakoze subscribe no turakora subscribe making sure ko wakoze subscribe hanyuma tujye tukomeza kubana gatanu kuri gatanu. Banyarwandakazi ndabizi mwebwe mu nkurikira abantu batuye mu bihugu by'abaturanyi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, abatuye mu Bugande, abatuye i Burundi, abatuye mu Rwanda by'umwihariko, n'abandi batuye muri Europe, abandi batuye muri Asia. Abose ndabashimiye cyane mwebwe mukomeza kugaragaza umuhate wanyu. Uyu munsi rero ndagira ngo tugaruke ku nkuru y'akababaro duherutse kujya muri showbiz kuva ku itariki 27. Twagize inkuru y'akababaro tutari twiteze, inkuru yashengwa abantu benshi cyane kuva ku mwana mutoya kugera ku musaza ndetse no ku mukecuru. Mu by'ukuri rero twagize muri showbiz cyangwa se muri sinema nyarwanda cyangwa se muri industry nyarwanda cyangwa se muri entertainment yo mu Rwanda, twagize ikibazo cyo kubura umuhanzikazi w'umukobwa witwa Vava Juru Valentine, wamenyekanye ku izina rya Dorimbogo. Mu by'ukuri yatanze ibyishimo muri entertainment yo mu Rwanda, atanga ibyishimo muri comedy, atanga ibyishimo muri filime, atanga ibyishimo muri montage yagiye akora, mbese uruganda rwose rushoboka cyangwa se ahantu hose hashoboka Vava yagiye agiramo uruhare, aratanga ibyishimo, wabona ni ukaruhuka kubera amagambo yavugaga, akavuga amagambo yo gusetsa, akavangamo n'amagambo meza y'Ukristo, dore ko ari n'umukristo. Mu by'ukuri twumvishije inkuru y'akababaro rero mu masaha kira saa 12, saa 11:40 gukina 50 ku itariki 27, twagize ikibazo gikomeye cyane, imitima y'abantu irahungabana. Turavuga ati se koko Vava twari tuzi mu bitaro, Vava barwaye, abantu yasaba abantu ubufasha bakavuga ni prank ko yakoze. Mu by'ukuri urupfu rwa Vava rwababaje abantu benshi cyane ku buryo twebwe tutabasha kubivuga ngo tubishore. Mu by'ukuri rero ndagira ngo rero iyi nkuru tuyive imuzingo, ndagira ngo rero njanga hanenga abantu bagize uruhare mu kwamamaza yuko Vava Valentine atarwaye ahubwo ari prank yakoze kugira ngo abone amafaranga. Ariko we niyiwawe umeze ute koko wakora prank ukajya kwishima ngo uje kwishima mu bitaro ngo abantu bagwa amafaranga koko? Usibye abantu batagira umutima. Nabonye umugabo cyane cyane bita Bosco Empire yagiye akora ibiganiro bigiye bitandukanye kuri Vava, urumva ngo ni prank, ngo namubonye ngo mu bitaro ngo ari kubyina ngo ibiki n'ibikinga arashaka amaji. Bosco nawe uzarware tukugiye muri maji, uzajya kwa muganga ujye kwirirwa ubyina none hanyuma natwe tujye tukugiye muri byo wifuza byose, ngo arashaka amafi. Nawe uzarware tukugiye muri amafi wavugaga. Hanyuma rero Vava yaje kugira ikibazo giteye gutya, Vava ararwara. Vava abona kurwarira mu mujyi wa Kigali kuko urumva yabaga i Kigali ari umuvantara aturuka i Cyangugu, abona kuzarwarira i Kigali nta murumuna we, nta mushiki we, nta mukuru we, nta n'umubyeyi hafite, bizagorana. Vava aravuga ngo reka njye kurwarira iwacu i Nyamasheke. Vava arataha, ariko mbere yuko anataha abantu bari bazi ko, abantu bamubaga iruhande, abantu babonaga mu kazi ka buri munsi bari bazi ko yarwaye. Vava arataha i Cyangugu. Mu by'ukuri Vava ageze i Cyangugu yakomeje kurwara, hanyuma ajya kwivuriza ku bitaro bya Kibogora. Ageze ku bitaro bya Kibogora akomeza kuremba, ariko uko aremba wenda abantu babanaga muri filime cyangwa se muri comedy cyangwa se muri entertainment yo mu Rwanda, cyangwa se abantu babaraga ma studio menshi cyangwa se abahanzikazi bagenzi banamusuraga, urumva baramusuraga bakamenya buryo ki ameze, haba ari ikintu gikeneye bakagikora kubera ko bari kugira ngo wenda baramire ubuzima bwe, urumva. Vava rero yaje kurwara, hanyuma rero ari mu bitaro aho ngaho, abanyamakuru bamusura kugira ngo wenda bakore campaign yo kugira ngo bagire icyo bamufasha Vava. Hanyuma abantu bagatangira ngo ni prank yakoze, ngo ni prank, ntago arwaye, ngo arashaka amafaranga yo kujya. My friend, niba udafite icyo wakora ku muntu cyangwa udafite icyo wafasha ku muntu, reka abafite umutima wo kuba bafasha umuntu babikore kubera ko bafite uwo mutima. Niba udafite umutima wo kuba wafasha umuntu, bireke kubera ko utabishoboye, ureke gutuma n'abandi bafite icyo gitekerezo badakora ibyo bagomba gukora.
mu by'ukuri rero Vava yakomeje kurwara, harimo kuko amakuru mfite nuko harimo n'abadiaspora bashakaga gukora fundraising yo kuba bamufasha kugira ngo bamwongere ubushobozi, wenda ubushobozi yari abufite ariko ubushobozi yari afite bwari bwo kwivuza ikibogoro kuko twagombaga no kumujyana mu bindi bitaro, urumva. Ariko kubera Bosco Empire ndetse n'abandi bantu, agatsiko kari kari inyuma y'abari abantu bagiye batangaza ibihuha, bituma Vava Valentine abura ubwo bufasha, urumva. Nshimira cyane cyane byimazeyo Gerard Mbabazi. Gerard Mbabazi niwe munyamakuru navuga wakoze ibidasanzwe, yaremeye afata ikibazo umuryango wa Vava wari uhuye nacyo akigira icye, atanga amatangazo kuri Instagram, platform zose akoresha, yinginga abantu arabwira ati niba warigeze ukunda Vava, niba Vava yarigeze agusetsa, niba yarigeze atuma uruhuka, gira ikintu ukora hanyuma Vava tubashe kumushyingura mu cyubahiro, urumva. Ndashimira rero Gerard Mbabazi wagize uwo muhate, wagize uwo mutima. Imana yo mu ijuru igikomeza ko guhimigisha, kandi mu byo ukora byose ujye waguka, Imana ikugirire neza, haba mu byo ukora muri famiye yawe, mu bana bawe, ibintu byose werekeje amaboko, Uwiteka yakomeza kubana nawe. Uwo ni Gerard ndamuvuyeho. Hanyuma rero ndetse n'abandi bose, ndashimira n'abandi bose, abanyamakuru cyangwa se abandi babanaga mu kazi ka buri munsi, abantu babanaga muri sinema bagize uruhare. Ariko ibaze nkaho Nzovu, nabonye Nzovu yariyo, mbona yo Fils yarariyo, mbona Ndimbati yarariyo, abo bantu bose ndabashimiye kubw'ubwitange bwanyu, kuko gufata urugendo ruva hano rw'Inyamasheke ni urugendo ruri hagati y'amasaha 8 na 7, kandi none ndabashimira byimaze ko mwaresta akazi mwagombaga gukora kagombaga kubinjiriza, mugafata umwanya mukawuspendinga hariya. Ibyo ndabibashimiye. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza, ikomeze kubateza uburame, urumva. Ibi ngibi tuba dukora ntabwo ari ukuvuga yuko tuba dufite bya mirenge, urumva. Ubundi abanyarwanda ukunze twebwe twari tubayeho kera, umugenzi wawe yahuraga n'ikibazo kibahuye nacyo, ikibazo ahuye nacyo ukakigira icyawe, ukumva ko none niba ari we ejo ari wowe, sibyo? Tugafashanya, tugasengerana, ibintu nk'ibyo. Ariko ubu ngubu abantu babaye nk'inyamaswa. Ndashimira rero abari abantu bose ba Ndimbati, ba Fils, ba Nzovu, ndetse n'abandi banyamakuru ntabashije kurondogora, ndetse n'abandi bantu b'inshuti za Vava. Abo nabo ndabashimira. Imana yo mu ijuru ikomeze kubagirira neza. Ndashimira nanone byimazeyo byimbitse papa we na mama, bashiki be nako bakuru be, abo ngabo nabo ndabashimiye cyane, bagaragaje umutima ukomeye. Hari ahantu mwakoze akazi katoroshye. Imana yo mu ijuru namwe ikomeze kubatiza uburame. Hanyuma rero ndashimira nanone byimaze abantu bagize muri rusange, abantu bagize umutima. Vava uko mwebwe mwabikekaga, sibyo? Siko byagenze. Mwabonye ko Vava yashyinguwe neza, ashyingurwa mu cyubahiro, urumva. Ashyingurwa nk'uko umunyarwanda uwo wese bamushingura. Imana yo mu ijuru ikomeze kuhereza, ikomeze guhandagaza abantu, ikomeze kubahandagazaho imigisha abantu barambuye amaboko kugira ikintu bakora ko bwa Vava. Nuko rero ndagira ngo rero ngaruke muri entertainment yo mu Rwanda cyangwa se muri social media zo mu Rwanda. Mu by'ukuri niba umuntu agize ikibazo, twebwe wenda twagira ubuntu bwo gukoresha platform, sibyo? Niba umuntu ahuye n'ikibazo kigira icyawe, sibyo? Niba ufite amafaranga 200, muhereza amafaranga 50 cyangwa umuha amafaranga 100, cyangwa se unayamuhe yose, kubera yuko ufite ubwo bushobozi, ufite n'uwo mutima, ufite nayo maboko, ufite n'ibyo bitekerezo. Bikore kubera yuko bikora utateze umugisha uzavamo, bikore udategereje ikindi kintu kiri inyuma yabyo. Ubikore kubera ko ugomba kubikora, hanyuma ugende wisinzirire uvuga ati Mana icyo nagomba gukora kuri muntu naragikoze, urumva. Mu by'ukuri ndagira ngo mbwire abantu bose bakoresha platform, niba mugenzi wacu yagize ikibazo, mu wa mbere wo gufata ikibazo mugenzi wawe yahuye nacyo ukigira icyawe, kubera yuko nta wamenya bucya bwitwe ejo umubiro bya udahatse niko umunyarwanda yavuze.
ushobora kuba uri kugenda mu nzira ugacika akaguru, ushobora kuba uri mu kazi ukikubita hasi, ushobora kuba uri no mu bindi bintu biterekeranye n'akazi kawe ukora ka buri munsi, bikaba ngombwa ko ukora impanuka. Cya gitekerezo wagize cyangwa se kwa kuboko waramburiye umuntu, wa muntu wagaburiye ashonje, niwe uzaba uwa mbere kugufasha. Cyangwa se ashobora kutagufasha kubera ko nta bushobozi afite, ariko akagusengera kubera ko amasengesho aruta amafaranga umuntu yaguha. Ndagira ngo rero nenge bari abantu bose, abantu bagaragaje umuco utari mwiza, umuco utari wa kimuntu. Mwarura rugendo rwose twakoze tuva i Kigali tukajya Cyangugu tugaspendinga iminsi ngahe, ntabwo ari uko twari dufite amafaranga ya mirenge, urumva. Ariko urebye ibiganiro Vava yakoze, abantu bakaruhuka, abantu bagaseka, ntabwo mwagakwiye kwigira gutyo. Kuko umubiri ni igipapuro ejo ushobora kuba uri inzobe, ejo ukaba undi muntu, urumva. Mu by'ukuri rero ndabashimiye cyane mwebwe mwakoze subscribe, ndetse n'abandi batarakora subscribe making ashobora ko wakoze subscribe, hanyuma tujye tubana 5 kuri 5. Igicano nababwiye ko uzagica amakuru agiye atandukanye, amakuru y'imyidagaduro, amakuru y'imiziki, amakuru ya siporo, inkuru zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri rero Vava yasize abana 2 b'abahungu. Ndagira ngo iki kintu tugitinde tukivugaho umwanya utari mutoya. Vava yasize abana 2 b'abahungu, kandi abo bana 2 b'abahungu mwabonye ko mu rugo iwabo Vava batishoboye, ndetse niyo baba bishoboye kubera yuko burya umuntu akonsoma ibintu byinshi cyane. Ndagira ngo mbinginge mureke dufashe uriya muryango. Nabonye Isimbi Sabe yo ku Isimbi TV yavuze ngo yabonye inzu mama Wondora Imbogo atuyemo ari igitaka, yahindura ukundi kuntu, sibyo? Sabe nawe ndagushima, Imana yo mu ijuru iguha umugisha, urumva. Ndagira ngo rero mbwire abantu bose bakoresha platform, bari abana bakeneye kwiga, bari abana bakeneye inkweto, bari abana bakeneye imyenda, bari abana bakeneye minerval, bari abana bakeneye igikoma, bari abana bakeneye isukari ya buri munsi, sibyo? Bari abana bakeneye amabaga, bari abana bakeneye ibikapu. Nyaboneka mugire ikintu mukora. Bari abana byibuze bazavuga ati mama yatanze ibyishimo mu Banyarwanda, mama yagize ikintu ahindura, cyangwa se yagize itafari muri muzika nyarwanda, cyangwa se muri comedy nyarwanda, cyangwa se muri entertainment yo mu Rwanda. Mama yagize uruhare rukomeye, sibyo? Bari abana bazige, bari abana bazabone imbaraga zanyu, bari abana bazabone urukundo rwanyu. Bizaba byiza bari abana natwe twumva ngo abana barakuze, abana barangije kwiga, bize kubw'imbaraga zacu, bize kubw'imbaraga zanyu. Mumbabare tubikore ibi bintu, tubikore tubikunze, kandi kubera ko ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo umurimo werekejeho umwete ujye uwukora nta mpungenge, urumva. Ndabashimiye cyane rero, ndabakunda. This is Nyayo TV show. Njyewe mubona ahangaha wakoze iki cyegeranyo mperere state, ariko mu minsi mike ndabangarutse mu Rwanda. Bye, ndabakunda cyane. Bye.